Umunyarwanda uzi ubwenge yaravuze ngo aho gupfa none wapfa ejo. Undi nawe yungamo ati aho gupfa wakena. Ugendeye kuri ibi rwabura gica ukabura icyo ukora n'icyo ureka. Umutware w'ubukunzi inkuru yamubereye umutwaro ati amagambo ashize ivuga. Hari ubwo imfura zitabaruka tuti utabarutse atutira aba yujuje. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ubumenyi kuri Rusavalence TV. Ndabasuje cyane ngende Rusagara the ambassador. Ngo aho utazashaka umugeni ntuhanga umugayo, ariko kikazira gutera ibuye aho ujisha igisabo. Uyu munsi tugiye kubagezaho ibaruwa y'urukundo iteye agahinda yanditswe n'umusirikare w'umunyamerika ubwo yari agiye ku rugamba nyuma yo gufata umwanzuro wo gusiga umugore w'imyaka 24 n'uduhungu twe tubiri, maze umutima we akawerekeza ku rukundo ruhambaye yakundaga igihugu cye. Iyi baruwa yashenguye imitima ya benshi kandi n'ubu yabaye ikimenyetso cy'urukundo rwa nyarwo ku ndwanyi nyazo. Mu mpano Imana itanga n'urukundo rubamo, niyo mpamvu usanga buri wese akunda ukwe, agakunda umwe, urugo akarwubaka ukwe, kuko impano yayihawe ukwe. Ntawifuza gukundirwa impamvu runaka nk'ubwiza, ubukire, ubwenge, kugira imishinga, ibitekerezo byubaka n'ibindi. Urukundo rufite ibisobanuro si urukundo nyarukundo. Urukundo nyarukundo rubyara umunezero nyawo. Icyakora kugira ngo urwo rukundo rubeho, abakundana bagomba kuba bafite imibiri yuzuzanya, imitekerereze ishobora kumvikana, amahitamo ajyanye kandi yuzuzanya, ibyifuzo bifite umujyo umwe n'amashuri angana cyangwa se yenda kungana. Buri wese kandi agomba kuba afite indangagaciro zo gutekereza ku wundi mbere yo kwitekerezaho ubwe. Abo bantu iyo bahuye urukundo rwabo ruba nta makemwa. Urukundo si urwa bamwe, urukundo si umwanya, urukundo si amagambo, urukundo si urw'umwe, urukundo ntirukundwa umuntu gusa cyangwa ikintu. Urukundo ntirufite abo rugenewe. Iteka nyuma y'urukundo haba agahinda bitewe n'uko nta muntu n'umwe wagenewe gutura mu isi ubuzima bwe bwose. Ariko nk'ibindi byose urukundo rugira intwari. Sullivan Barrow ni umunyamategeko w'umunyamerika, akaba n'umunyapolitike wakomokaga muri leta ya Rhode Island. Iyi ikaba ari leta iherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Amerika. Uyu akaba yarindwanye kabuhariwe mu mutwe w'ingabo za Amerika mu gihe cy'intambara y'impinduramatwara American Civil War. Uyu mugabo yabayeho hagati y'itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu 1828 n'itariki ya 29 z'ukwezi kwa karindwi 1861. Sullivan Barrow yavutse ku mubyeyi we Hiram na Emilienne Bowen Barrow. Ku myaka 4 gusa yaje gutandukana na se umubyara kubw'impamvu z'urupfu. Nyuma y'urupfu rwa se, Sullivan Barrow yagiye kwiga mu ishuri Nichols Academy muri leta ya Massachusetts, aho yavuye akomereza amashuri ye muri Phillips Academy. Nyuma yo gusoza amashuri ye muri Phillips Academy, Sullivan Barrow yakomeje amashuri ye ya kaminuza muri kaminuza ya Brown University, aho yatangiriye kuba umunyamuryango wa komisiyo y'ubuvandimwe yitwaga Fraternity. Ahita anakomeza kwiga amategeko mu ishuri ryitwaga National Law School muri leta ya New York. Mu mwaka w'1853 yemerewe kwinjira mu rugaga rw'abavoka iwabo muri leta ya Rhode Island, aho yatangiye gushyira mu bikorwa ibyo yize. Sullivan Barrow yashakanye na Sarah Hart Shamwell tariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 1855. Babyarana abana babiri b'abahungu aribo Edgar na William. Nyuma y'isenywa rya Fort Sumter mu 1861, ibi bikaba ari ibirindiro by'ingabo za Amerika byari byubatse mu nyanja mu rwego rwo kwirindira ubusugire bw'iki gihugu. Iyi ikaba ari inyanja yari yarakozwe n'abanyamerika ubwabo. Nyuma y'isenywa ry'ibi birindiro, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihe yahamagaye inama y'igitaraganya y'abanyamategeko barenga 75,000 muri leta zose za Amerika mu rwego rwo gutegura umutwe wa gisirikare wo kurwana ku gihugu cyabo. Sullivan Barrow yari umwe muri abo basirikare kandi akaba yarindwanyi muri izo ngabo za Rhode Island. Yari umusirikare wa gatatu ukomeye nyuma ya Colonel John Skolm ndetse na Lieutenant Colonel Frank Whitton. Uyu Sullivan Barrow akaba yari yarashyizweho nk'umunyamategeko ushinzwe amategeko muri uyu mutwe w'ingabo. Nyuma y'umuhuro w'abanyamategeko ndetse n'ingabo zidasanzwe, hatangiye imyitozo n'imyiteguro yo kujya gutabarira igihugu cyabo cyari cyatewe. Nyuma y'imyitozo i Washington DC nibwo ingabo zagombaga kujya ku rugamba. Mbere y'uko ingabo zerekeza ku mwaro w'inyanja ku itariki ya 21 Nyakanga 1861, Sullivan Barrow yafashe umwanya we atekereza ku muryango we yakundaga, atekereza ku rukundo afitiye igihugu cye, ashyira ku munzani.
asanga igihugu ari cyo kibanziriza byose yari atunze. Niko gufata ikaramu yandikira umugore w'imyaka 24 bari babyarana utwana tubiri tw'uduhungu witwaga Sara. Amwandikira ibaruwa iteye agahinda, ariko kandi n'ubu igikora ku mitima ya benshi. Ibaruwa yagiraga iti: ku mugore wanjye nkunda, icyerekezo cyanjye gihari gihatse ibindi mbere ya byose ni ukukwifuriza gukomera. Mu minsi mike turaba tugiye ahari ubanza rejo. Bisa n'ibigoye kugira ngo nongere nkwandikire uru rwandiko. Mfite imbaraga nkeya z'umutima zitanyoroheye, ariko byibura reka nkwandikire imirongo mikeya, kuko igihe ruzagerera mu biganza byawe nta byinshi nzaba mfite kuvuga. Urugendo rwacu ni rwo rugendo rushobora kumara igihe kirekire kigizwe n'iminsi myinshi kandi rwuzuye umunezero. Gusa ni urugendo rukikijwe n'intambara nyinshi ndetse n'amahirwe menshi y'urupfu ku mpande zanjye zose. Ibi byose si ubushake bwanjye, ariko byose ni ku bwawe mugore nkunda. Oh mana yanjye, birarangiye. Igihe bizaba ngombwa ko ngwa ku rugamba urwo ari rwo rwose kubw'inyungu z'igihugu runaka, nditeguye. Nta kutumvikana mfite cyangwa se kwiburira icyizere. Niyo mpamvu twagiranye amasezerano yo gushyingiranwa kugira ngo uzambere aho ntari ku nyungu z'abanjye, cyangwa se mpabe igihe udahari ku nyungu z'abacu. Kandi ndabizi neza ko uzahagarara gitwari kandi nta guhungabana. Nzi neza ko umuco w'Abanyamerika wegamiye ku ntsinzi ya guverinoma, kandi hari umwenda dufitiye intwari zaciyeho hambere kubw'amaraso yabo yamenetse barwanira impinduka muri ubu bwami. Mfite ubushake bwinshi bwo gukora ibyo rero. Mfite ubushake bwinshi bwo gushyiraho ndetse no gushyira ibyishimo byanjye hasi, ibyishimo by'ubuzima bwanjye byose nkabishyira hasi kubw'imbaraga nyinshi mu kurinda ihungabana ndetse n'ubusugire bw'igihugu cyanjye ari nacyo cyawe, no kwishyura umwenda w'intwari z'iki gihugu zaciyeho hambere. Ariko rero mugore wanjye mwiza Sara, igihe urupfu ruzaba rugarutse mu isi rugatwara umwe mu bakundana, nzaba ndi iruhande rwawe nk'uko nabirahiriye. Kandi ijoro ryo guherekeza umwe muri twe, ntuzagire ubwoba cyangwa igihunga, uzakomere. Ijoro ry'umwijima n'andi masaha y'umwijima bizakubera umukino woroshye, kandi bizaba akayaga keza ko gususurutsa umusaya wawe mwiza. Icyo gihe nibyo bizaba ari umwuka wanjye, bizaba ari akuka gakonje gahumuriza ugutaka kwinshi cyane mu rusengero nzaba nduhukiyemo. Ni roho yanjye izaba irimo itaha. Mu gihe nzaba ntagihari, umwuka wanjye utakibarizwa mu isi, ntuzagire ubwoba. Abahungu banjye bato bazakura nk'uko nabikoze. Ntibazigera babona se iruhande rwabo, nta nubwo bazigera babona urukundo rwa se. Willy musize akiri muto, kunyibuka byagorana. Icyakora imfura yanjye Edgar twamaranye igihe gitoya, hari ibintu byinshi, hari ibihe byiza byinshi yibuka twagiranye. Azagerageza asigarana umurage wa se, kandi nzi neza ko azasigara aho nakabaye ndi. Sara, ubu mfite icyizere kidashira ko uzahorana ubwitonzi wagiraga kuva kera dutangiye urukundo rwacu kugeza tubaye ababyeyi. Nzakumbura ibihe byinshi byiza twagiranye iteka. Iterambere wifurizaga umuryango ryakurangaga uzarikomeze, rizaturinda kuzima. Unsuhurize ba mama bombi kandi ubansezerere. Urahora unsabira umugisha ku Mana. Ndagutegereje iteka mugore nkunda. Igihe uzazira uzansanga. Ngaho urabeho mugore nkunda, yobora intambwe z'abana bacu bazakure neza. Nyuma y'igihe gito batangiye urugamba, Sullivan Barrow hamwe n'abandi basirikare baje kugwa mu gice cy'umwanzi, aho barasiwe icyarimwe barakomereka bikomeye. Barasiwe ku ifarashi ari kumwe n'abasirikare 6. Sullivan Barrow yarangiritse cyane, yangirika ibice by'umubiri harimo amaboko ndetse n'amaguru. Ajyanwa kwa muganga mu bitaro, aho yaje kugwa nyuma y'icyumweru kimwe arashwe. Nyuma yo gupfa, umurambo we wajyanwe mu rusengero rwa Sudley, aho yakorewe imihango yose nk'uko yari yarayivuze mu ibaruwa yandikiye umugore we w'imyaka 24. Ashyingurwa mu irimbi ry'urwo rusengero. Umugore we Sara yasigaye ari umupfakazi kandi ntiyigeze yongera gushaka undi mugabo mu buzima bwe bwose. Yaje kwimukira muri leta ya New Jersey yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we n'umuhungu we muto William, aho yaje kumara ubuzima bwe bwose. Nawe yaje gupfa ku myaka 82 mu 1917. Umurambo we ujyanwa muri leta ya Rhode Island, ashyingurwa iruhande rw'umugabo we. Ngibyo rero ibyo twari twabateguriye uyu munsi, naho butaha. Nge ndi Ambassador Rusagara, iyi ni Rusa Valens TV. Uwiteka barinde.